Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti ibakunzi ba Eagle Stamina. Ari ubwa mbere ubonye video zacu bya byiza ukanze subscribe yewe ukamanuka gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, inkuru, ibiganiro, ibyegeranyo byose tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho inkuru y'akababaro keshi cyane. Rutayomba Jacques wize umupira mu ishuri rya APRFC ari mu gahinda gakomeye nyuma yuko umugore we Mutesi Kellia wamukunze yarabaye paralize kubera indwara ya stroke, guturika kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko, yitabye Imana. Biteguraga gukora ubukwe muri uku kwezi. Inkuru y'urupfu rwa Mutesi Kellia yamenyekanye ku gicamunsi icyo kuwa gatanu tariki ya 4 Werurwe 2022. Ni urupfu rwaje rusa n'urutunguranye ndetse rwatunguye benshi bitewe n'uburyo aba bombi babanyemo. Umuganga wabaga hafi ya Rutayomba Jacques na Mutesi Kellia abakurikirana umunsi ku munsi yabwiye Isimbi ati nibyo Mutesi Kellia yatashye, ntabwo byari bimaze igihe mu minsi ishize yajyaga kwa muganga ariko indwara ikabura. Yakomeje avuga ko Kellia yaramaze iminsi amubwira ko atameze neza. Ati kuwa gatandatu twari turi kumwe hano mu rugo iwanjye ari muzima, ariko arambwira ngo arumva afite akantu kameze nk'agakorora. Mubwira ibyo akora, bukeye arambwira ngo arumva byoroshye ariko harimo kuzamo n'umutwe. Ndamubwira ngo wanyweye amazi cyangwa wariye imbuto, ndamubwira ngo abikore, ariko nyuma dufata umwanzuro wo kujya kwa muganga dukora ibizamini byose dusanga nta ndwara, ariko ikintu gitera umutwe wa Mutesi kiratuyobera kuko nta bintu byinshi akora kuko afite abarimo kubimukorera. Uyu muganga yavuze ko kandi baherukanaga kuwa 4 tariki ya 3 Werurwe 2022 nabwo amubwira ko yumva atameze neza. Ati duherukana ejo twaririrwanye iwabo, umufasha ibyo nshoboye ariko ambwira ko yumva atameze neza, ariko nanjye naramurebaga nkabona atameze neza ngo kuko yari amaze iminsi atarya, ndetse ko yaba yagize ikibazo mu gifu aricyo cyamuteye kurwara umutwe. Yavuze ko yatunguwe uyu munsi no guhamagarwa abwirwa ko Kellia amaze kwitaba Imana, ngo kwa muganga bamusanzemo malaria ariko ngo nabo uburyo yihuse byarabatunguye. Ati saa sita njye na Pale wa Jacques twari dufite gahunda yo kujya kubasura, nari maze kuvugana nawe tugiye kugenda nibwo nakiriye telefone imbwira ngo Mutesi arapfuye. Ntise azize iki? Ngo bamusanzemo malaria. Ibaze malaria yabonetse ku munota wa nyuma umuntu arimo gupfa. Batubwiye ngo ni malaria ariko muganga wamwitayeho ku munota wa nyuma yambwiye ngo bamusanzemo malaria ariko yabaye nk'iyirukanse, ngo bamaze kumutera urushinge yahise abona byiruka. Nuko nyine badashaka kubyerura kuko iyo nako byarangiye. Kellia wari watwawe kuri kliniki yo kwa Shema Kanombe yahise yihutanwa ku bitaro i Kanombe, bakeka ko wenda yaba agitera akuka ngo bamushiture ariko biranga. Yitabye Imana nyuma yuko mu mpera za Mutarama 2022 yari yasezeranye na Rutayomba Jacques imbere y'amategeko mu murenge wa Kanombe, bakaba biteguraga gukora ubukwe muri uku kwezi kwa Werurwe. Muri Gicurasi 2021 ubwo Rutayomba yashakaga uko yafashwa ngo avurwe indwara ikibazo cy'imitsi ijyana amaraso mu bwonko, aganira n'ikinyamakuru Isimbi dukesha iyi nkuru nibwo yaje guhishura ko Mutesi Kellia ari umukobwa wamukunze uko ari, yemera kumurwaza nubwo nawe nta bushobozi yari afite.